igicuri yajyaga yikubita hasi. Noneho rero yaramufashe amubona tumujyana kwa muganga birangira aheze umwuka arapfa. By'abanyamakuru nibyo ahubwo mudufate mu mugongo nk'uko abyara. Yagiye yibamye n'ibimenyetso birahari. Ijoro ryo yaritashye rwose. Urumva umurambo uri mu bitaro uri muri muruge barimo barabara akeneye amafaranga agera nko kuri miliyoni 3 byibura kugira ngo umurambo ube wakwishyurwa mu bitaro no muri muruge no kugera mu Rwanda. Ubwo bushobozi rero buramutse n'ubunetse twataha. Ubwo bushobozi nibuboneka umurambo ukavanwa ino ukajyanwa mu Rwanda nicyo gihe tuzataha. Ukwihangana ntabwo byoroshye nka protokole wamuhoraga hafi ntabwo biba byoroshye nyine no kwihangana ntabwo biba byoroshye. Tekereza ko umeze ute? Se inkuru turi kubona mbonye ngo ya gogo ni ukuri cyangwa ni ukubeshya? Nukuri tubona ibyo yavuze. Yishwe n'igeze? Yishwe n'uburwayi. Yararwaye? Indwara yajyaga arwara igicuri yajyaga yikubita hasi. Noneho rero yaramufashe amubona tumujyana kwa muganga birangira aheze umwuka arapfa. Ngira ngo nawe mushobora kuba mwari kumwe ko naguhamagaye kuri telefone isanzwe biranga. Turi kumwe Uganda n'ubundi. Ukwihangana. Nanagize ngo ni bimwe by'abanyamakuru. Hagari bimwe by'abanyamakuru nibyo ahubwo mudufate mu mugongo nk'uko abyara. Ubu yaguye mu bitaro bya Uganda. Natwe tuba tubuze umuntu waduhaga indirimbo zuje ubwenge bwinshi bw'amagambo y'Imana. Cyane ariko umuntu uragiye mu ijuru. Imana ishimwe. Ubundi yajyaga bivuga nawe ko azataha. Yagiye yibamye n'ibimenyetso birahari. Ijoro ryo yaritashye rwose. Ukwihangana ntabwo byoroshye nka protokole wamuhoraga hafi ntabwo biba byoroshye nyine no kwihangana ntabwo biba byoroshye. Tekereza ko ahanini wari uzi ubuzima bwe bwose. Nari mbuzi. Niko nta kundi. Ubu se murateganya kuzagaruka ryari? Urumva umurambo uri mu bitaro uri muri muruge barimo barabara akeneye amafaranga agera nko kuri miliyoni 3 byibura kugira ngo umurambo ube wakwishyurwa mu bitaro no muri muruge no kugera mu Rwanda. Ubwo bushobozi rero buramutse n'ubunetse twataha. Ubwo bushobozi nibuboneka umurambo ukavanwa ino ukajyanwa mu Rwanda nicyo gihe tuzataha. Umva ko hakenewe amafaranga menshi. Hakenewe amafaranga menshi twavuga umuryango we nyine wenda n'abantu bari aho b'abaturage ariko ntabwo tuzi ubwo Imana sinzi ikiri bwakore. Niba bikunda rwose tuzahita dutaha ariko ahubwo ntabwo umuntu yakomeretse cyangwa isaba n'iki. Urumva ko bitoroshye kandi gogo ngo nta bandi bantu yagiraga yari imfubyi. Imfubyi nta n'umuvandimwe agira. Ubu abavandimwe ni mwebwe ni twebwe muri rusange. Ariko yabaga kwa nyirasenge.
ubuse babasha kumufasha mwashyizeho byibuze ku buryo umuntu uwo ari we wese n'uwaba afite igihumbi yabasha kumufasha? yahamagaye abanyamakuru aragahina n'urwego kugira ngo bamushyirireho advertisement yo kugira ngo afashwe. Kuri buri nshya hariho nimero kandi abanyamakuru yahamagaye kugira ngo batangaze izo nkuru bimufashe bimusabire. natwe turaza gukora icyo dushoboye turebe ko ayo makuru twayatangaza, turebe ko abanyarwanda bamukundaga n'abandi bari hirya no hino hari icyo bakora. Ernestine, nibyo rero hamwe n'ibyo nanagusuhuzaga ngira ngo mumenye n'ayo makuru koko ndayamenye. tugumye dusenga Imana turebe icyo Imana iraza gukora kandi ukomeze kwihangana kabisa. sawa sawa. Umeze ute? Se inkuru turi kubona mbonye ngo ya gogo ni ukuri cyangwa ni ukubeshya? Yo yishwe n'igeze yararwaye. indwara yajyaga arwara igice yajyaga yikubita hasi, noneho rero yaramufashe amubona tumujyana kwa muganga birangira aheze umwuka arapfa. ngira ngo nawe mushobora kuba mwari kumwe ko nagwamagaye kuri telefone isanzwe biranga. turi kumwe Uganda n'ubundi. ukwihangana. nanagize ngo ni bimwe by'abanyamakuru. ntabwo ari bimwe by'abanyamakuru nibyo, ahubwo mudufate mu mugongo nk'uko abyara. ubu yaguye mu bitaro bya Uganda. natwe tuba tubuze umuntu waduhaga indirimbo zuje ubwenge bwinshi bw'amagambo y'Imana cyane ko umuntu uragiye mu ijuru. Imana ishimwe. ubundi yajyaga bivuga nawe ko azataha. yagiyeyo n'ibimenyetso birahari. ijuru ryo yaritashye rwose. ni ukwihangana, ntabwo byoroshye nka protokole wamuhoraga hafi, ntabwo biba byoroshye, nyine ni ukwihangana, ntabwo biba byoroshye. tekereza ko ahanini wari uzi ubuzima bwe bwose. nari mbuzi. nuko nta kundi. ubuse murateganya kuzagaruka ryari? urumva umurambiri mu bitaro uri muri muruge barimo barabara akeneye amafaranga agera nko kuri 3,000,000 byibura kugira ngo umurambo ube wakwishyurwa mu bitaro no muri muruge no kugera mu Rwanda. ubwo bushobozi rero buramutse n'ubunetse twataha. ubwo bushobozi nibuboneka umurambo ukavanwa ino ukajyanwa mu Rwanda, nicyo gihe tuzataha. kumva ko hakenewe amafaranga menshi. hakenewe amafaranga menshi, twavuga umuryango we nyine wenda n'abantu bari aho b'abaturage, ariko ntabwo tuzi ubwo Imana sinzi ikiri bwakore. niba bikunda rwose tuzahita dutaha, ariko ahubwo ntabwo umuntu yakubonetse cyangwa isaha n'iki. urumva ko bitoroshye kandi gogo ngo nta bandi bantu yagiraga, yari imfubyi. nta n'umuvandimwe agira. ubu abavandimwe ni mwebwe ni twebwe muri rusange. ariko yabaga kwa nyirasenge.
ubuse babasha kumufasha mwashyizeho byibuze ku buryo umuntu uwo ari we wese n'uwaba afite igihumbi yabasha kumufasha? yahamagaye abanyamakuru aragahina n'urwego kugira ngo babishyireho advertisement yo kugira ngo afashwe. No kuri Zaburi nshya hariho nimero yandi y'amakuru yahamagaye kugira ngo bitangaze izo nkuru bimufashe bimusabire. natwe turaza gukora icyo dushoboye turebe ko ayo makuru twayatangaza, turebe ko abanyarwanda bamukundaga n'abandi bari hirya no hino hari icyo bakora. Ernestine, nibyo rero hamwe n'ibyo nagusuhuzaga ngira ngo mumenye n'ayo makuru koko ndayamenye. tugumye dusenga Imana turebe icyo Imana iraza gukora, kandi ukomeze kwihangana kabisa. sawa sawa. umeze ute? se inkuru turi kubona mbonye ngo ya gogo ni ukuri cyangwa ni ukubeshya? Nukuri tubona ibyo yavuye. Yo yishwe n'igeze. Yishwe n'uburwayi. Yararwaye? Indwara yajyaga arwara igicuri yajyaga yikubita hasi. Noneho rero yaramufashe ngo tumujyana kwa muganga birangira aheze umwuka arapfa. Yo ngira ngo nawe mushobora kuba mwari kumwe ko nagwamagiye kuri telefone isanzwe biranga. Turi kumwe Uganda n'ubundi. Yo ukwihangana. Nanagize ngo ni bimwe by'abanyamakuru. Hagari bimwe by'abanyamakuru nibyo, ahubwo mudufate mu mugongo mwuka byara. ubu yaguye mu bitaro bya Uganda. Ane natwe tuba tubuze umuntu waduhaga indirimbo zuje ubwenge bwinshi bw'amagambo y'Imana. Cyane ko umuntu uragiye mu ijuru. Imana ishimwe. Ubundi yajyaga bivuga nawe ko azataha. Yagiye bimwe n'ibimenyetso birahari. Ijuru ryo yaritashye rwose. Ni ukwihangana, ntabwo byoroshye nka protokole wamuhoraga hafi, ntabwo biba byoroshye, nyine ni ukwihangana, ntabwo biba byoroshye. Tekereza ko ahanini wari uzi ubuzima bwe bwose. Yari imbuzi. Niko nta kundi. Ubu se murateganya kuzagaruka ryari? Urumva umurangire mu bitaro uri muri muruge barimo barabara akeneye amafaranga agera nko kuri miliyoni 3 byibura kugira ngo umurambo ube wakwishyurwa mu bitaro no muri muruge no kugera mu Rwanda. Ubwo bushobozi rero buramutse n'ubunetse bubonetse twataha. Ubwo bushobozi nibuboneka umurambo ukavanwa ino ukajyanwa mu Rwanda, nicyo gihe tuzataha. Umva ko hakenewe amafaranga menshi. Hakenewe amafaranga menshi, twavuga umuryango we nyine wenda n'abantu bari aho b'abaturage, ariko ntabwo tuzi ubwo Imana sinzi ikiri bwakore. Niba bikunda rwose tuzahita dutaha, ariko ubundi ntabwo umuntu yakubona iminsi cyangwa isaha n'iki. Urumva ko bitoroshye, kandi
gogo ngo nta bandi bantu yagiraga, yari imfubyi. imfubyi nta n'umuvandimwe agira. ubu abavandimwe ni mwebwe ni twebwe muri rusange. ariko yabaga kwa nyirasenge. ubuse babasha kumufasha, mwashyizeho byibuze ku buryo umuntu uwo ari we wese n'uwaba afite igihumbi yabasha kumufasha? yahamagaye abanyamakuru aragahina n'urwego kugira ngo babishyireho advertisement yo kugira ngo afashwe. kuri zaburi nshya hariho nimero. Yandi nyamakuru yahamagaye kugira ngo bitangaze izo nkuru bimufashe bimusabire. natwe turaza gukora icyo dushoboye turebe ko ayo makuru twayatangaza, turebe ko abanyarwanda bamukundaga n'abandi bari hirya no hino hari icyo bakora. Ernestine, nibyo rero, hamwe n'ibyo nanagusuhuzaga ngira ngo umenye n'ayo makuru koko ndayamenye. tugumye dusenga Imana turebe icyo Imana iraza gukora, kandi ukomeze kwihangana kabisa. sawa sawa. umeze ute? se inkuru turi kubona mbonye ngo ya gogo ni ukuri cyangwa ni ukubeshya? yo yishwe n'igeze. yararwaye? indwara yajyaga arwara igicuri, yajyaga yikubita hasi. noneho rero yaramufashe ngo tumujyana kwa muganga, birangira aheze umwuka arapfa. ngira ngo nawe mushobora kuba mwari kumwe ko nagwamagiye kuri telefone isanzwe biranga. turi kumwe Uganda n'ubundi. ukwihangana. nanagize ngo ni bimwe by'abanyamakuru. ntabwo ari bimwe by'abanyamakuru nibyo, ahubwo mudufate mu mugongo nk'uko abyara. ubu yaguye mu bitaro bya Uganda. natwe tuba tubuze umuntu waduhaga indirimbo zuje ubwenge bwinshi bw'amagambo y'Imana. cyane ariko umuntu uragiye mu ijuru. Imana ishimwe. ubundi yajyaga bivuga nawe ko azataha. yagiye yibamye n'ibimenyetso birahari. ijuru ryo yaritashye rwose. ni ukwihangana, ntabwo byoroshye. nka protokole wamuhoraga hafi ntabwo biba byoroshye, nyine ni ukwihangana, ntabwo biba byoroshye. tekereza ko ahanini wari uzi ubuzima bwe bwose. nari mbuzi. niko nta kundi. ubu se murateganya kuzagaruka ryari? urumva umurambo uri mu bitaro, uri muri muruge, barimo barabara. akeneye amafaranga agera nko kuri miliyoni 3 byibura kugira ngo umurambo ube wakwishyurwa mu bitaro no muri muruge no kugera mu Rwanda. ubwo bushobozi rero buramutse n'ubunetse twataha. ubwo bushobozi nibuboneka umurambo ukavanwa ino ukajyanwa mu Rwanda, nicyo gihe tuzataha. kumva ko hakenewe amafaranga menshi. hakenewe amafaranga menshi. twavuga umuryango we
nyine wenda n'abantu bari abo b'abaturage ariko ntabwo tuzi ubwo Imana sinzi ikiri bwakore, niba bikunda rwose tuzahita dutaha, ariko ubundi ntabwo umuntu yavuna umunsi n'umwe cyangwa isaha n'iki. urumva ko bitoroshye kandi Gogo ngo nta bandi bantu yagiraga, yari imfubyi. Ni imfubyi, nta n'umuvandimwe agira. ubu abavandimwe ni mwebwe ni twebwe muri rusange. Ariko yabaga kwa nyirasenge. Babasha kumufasha mwashyizeho byibuze ku buryo umuntu uwo ari we wese n'uwaba afite igihumbi yabasha kumufasha. Yahamagaye abanyamakuru aragahina n'urwego kugira ngo bamushyirireho advertisement yo kugira ngo afashwe. Kuri Zaburi nshya hariho nimero. Kandi abanyamakuru yahamagaye kugira ngo bitangaze izo nkuru bimufashe bimusabire. Natwe turaza gukora icyo dushoboye turebe ko ayo makuru twayatangaza, turebe ko abanyarwanda bamukundaga n'abandi bari hirya no hino hari icyo bakora. Ernestine, n'ibyo rero hamwe n'ibyo nanagusuhuzaga ngira ngo mumenye n'ayo makuru koko ndayamenye. Tugumye dusenga Imana turebe icyo Imana iraza gukora, kandi ukomeze kwihangana kabisa. Urakoze. Sawa sawa.